Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tujye guhera mu karere ka Rusizi. Arashinjwa gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Butoyi Moyize w'imyaka 20 wo mu mudugudu wa Kamabuye akagari ka Burunga ni mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Yafashwe yamuzanye ngo babane aho yari yakodesheje mu mudugudu wa Kiritasi muri ako kagari ka Burunga. Umwe mu baturage batanze ayo makuru yatumye uyu musore atabwa muri yombi. Yabwiye Imvaho Nshya ko ubusanzwe uyu mwana w'umukobwa iwabo ari mu kagari ka Kasebeya ni mu murenge wa Nyakabuye. Nyuma yo kumutera inda yahisemo kumuzana ngo amugire umugore we. Yagize ati twabonye uyu musore ava iwabo akodesha inzu mu mudugudu wa Karitasi byegeranye byari bimaze iminsi bihwihwiswa ko yaba yarateye inda umwana utarageza ku myaka y'ubukure. Mu gitondo tuhabonye uriya mwana tugira amakenga niko gutanga amakuru. Umuyobozi ahageze abajije umukobwa ntiyashidikanya avuga ko atwite anafite imyaka 17. Ko umusore yayimuteye amwizeza kumutwara yari yaje ngo babane nk'uko babisezeranye. Umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gihundwe Iyamuremye Jean Pierre yavuze ko inkuru ikimara kumenyekana bihutiye kuhagera. Umusore ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Kamembe. Umukobwa we yajyanywe kuri Isange One Stop Center mu bitaro bya Gihundwe gusuzuma no guhumurizwa, birangiye ashyikirizwa ababyeyi be. Ati ririya ni ihohoterwa umwana yakorewe, noneho anagerekwaho kumugira umugore kandi ari we n'umusore nta n'umwe ufite imyaka imwemerera gushyingirwa kuko imyaka yemewe n'amategeko ari 21. Ikiriya rero ni icyaha cyo gusambanya umwana. Igihe cyamuhama yabihanwa bikomeye kandi kuba yaramuteye inda bivuze ko bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye batitaye ku bukana bwa sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Yasabye urubyiruko kwirinda kugwa mu byaha nk'ibi kuko bihanwa bikomeye n'amategeko, n'ababyeyi basabwa gukurikirana hafi abana babo uhuye n'ihohoterwa nk'iryo ntibashake kubyungira mu miryango aho yanateye inda. Ntibashakishe ibyo kumujyana kuri ba magendu ngo bagire kuyikuramo kuko abafatiwe mu byaha nk'ibyo nabo amategeko abahana yihanukiriye. Tuve kuri iyo nkuru twerekeze mu karere ka Rutsiro. Mutuyimana Oswald washakishwaga ukekwaho kwica umugore we yafashwe. Mutuyimana Oswald w'imyaka 38 mu mudugudu wa Gashasho mu murenge wa Nyabirasi akarere ka Rutsiro washakishwaga n'inzego z'umutekano akekwaho kwica umugore we Mukagakwerere Fortina w'imyaka 35 yatawe muri yombi. Mutuyimana yatemye umugore we umupanga mu gicuku gishyira ku wa 11 Ukuboza 2024 aratoroka. Nanone yafatiwe mu nzu y'umuturage mu mudugudu wa Nyirabuye akagari ka Bunyoni umurenge wa Kivumu mu masaa moya z'umugoroba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabirasi Mugabo Mpirwa yabwiye Imvaho Nshya ko ubwo inkuru yakwirakwiraga ko kuri uyu mugabo yari yakoze imahano ashakishwa n'inzego z'umutekano ngo yakomeje kugenda yishayisha ariko telefoni ye ikora hasi. Hari n'abo bavugana byanafashije inzego z'umutekano kumugenda runono neza no kumenya aho ageze yishayisha. Yagize ati amakuru yatanzwe n'umuturage yagiye kwaka ubuhungiro mu mudugudu wa Nyarubuye akagari ka Bunyoni umurenge wa Kivumu ubwo yamugeragaho mu masaa moya z'umugoroba akamubwira ibyamubayeho uko asize akoze ishyano yishe umugore we mu murenge wa Nyabirasi, none kwirirwa yihishayisha mu bigunda byamurambiye ashaka ko amuhisha. Yakomeje agira ati umugabo yamubwiye kujya mu nzu aca ruhinga, nyuma ahamagara inzego z'umutekano n'ubundi zari zimuriho, anahamagara ubuyobozi baraza bamusanga muri iyo nzu bamuta muri yombi. Ubu yamaze kugezwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kivumu.
Imvaho Nshya ikimara kumenya ayo makuru yahamagaye umuturage wari wayihaye amakuru ya mbere y'uburyo yishe umugore we agatoroka, ayibwira ko amakuru bamaze kumenya ko nk'abaturage bifuza ko yahanwa byimazeyo. Ati umwicanyi nk'uriya wica umugore we kuriya ntitwumva icyo leta yaba imubikamo ngo agiye kurya impungure. Ntaburanishirizwe mu ruhame akanirwa urumukwiye kwica umugore we akagira abana imfubyi. Turashima cyane inzego zacu zaba iz'umutekano n'iz'ubuyobozi n'uriya muturage wanze kubika umwicanyi mu nzu ye agatanga amakuru. Umugabo Mpirwa nawe avuga ko abaturage bategereza ubutabera bagakora akazi kabwo. Yavuze ko uriya muryango yari awuzi kuko no mu gusezerana kwabo byemewe n'amategeko byatewe n'inama bari bahawe n'ubuyobozi. Umugabo avuga ko ibyo gusenya urugo agiye kubireka akubaka ariko kagiye guhinduka mubi, yagiye ahinduka mubi buhoro buhoro, abantu bagira ngo byarakemutse kugeza amwishe mu gicuku gishyira ku wa 11 Ukuboza 2024 akamutesha abana 6 barimo uruhinja rw'amezi 9. Yasabye abagifatanya amakimbirane mu miryango kuyareka kuko nta cyiza kiyabamo, cyane cyane iyo umugabo nahamwa n'icyaha akazahabwa igihano bikakaye n'icyo yamwiciye ntakigereho, abana bagahinduka imfubyi bari bafite umubyeyi, kuko n'undi waba ufite imitekerereze yarebera urugero kuri Mutuyimana Oswald agahinduka inzira z'ikigendwa. Dukomereze kuri no nkuru igira iti Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko ubutabera mu Rwanda bwagenze nabi imyaka myinshi, ahishura ko amategeko nadakoreshwa hazakoreshwa ubundi buryo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho kuri uyu wa kane tariki ya 12 Ukuboza 2024 mu muhango wo kwakira indahiro za Mukanaganzwa Domitira uherutse kugirwa perezida w'urukiko rw'ikirenga, ndetse na Hitiyaremye Alphonse visi perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ni umuhango wabereye mu ngoro ishingamategeko witabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu. Perezida Kagame yihanangirije abantu uyu munsi bafite ibitekerezo byo gusubiza u Rwanda mu mateka mabi rwanyuzemo akarugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yagize ati icyo gihe amategeko ubutabera bugomba gukoreshwa, nibudakoreshwa n'ibindi bizakoreshwa. Ibyo bigomba guhagarara. Kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva icyo gihe cyose banabuze n'ubuzima, hakaba hariho na politike yaganishaga aho ngaho ishaka kugirira n'aba barokotse, kubasanga mu ngo zabo bakabica. Amategeko agomba gukora, nadakora azakora ibindi. Ibyo kandi ndabyatuye ndabibabwiye buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Yavuze ko abakinisha politiki bakavuga amagambo ari aho, ari abari hanze ari n'abari mu gihugu, abo bafatanyije ndetse bikajyamo n'amahanga, agasa nk'aho agiye kubigira ubusa, atari byo ko ubutabera bwahinduka ubusa. Yagize ati ntabwo turi ubusa, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Nta politiki yahindura ubutabera ubusa, ntibishoboka. Si ngombwa ngo muzabibone, ntabwo ari ngombwa, bishobora no guhagarara abantu batabibonye. Umukuru w'igihugu yavuze ko imigirire ya politiki mbi yabayeho, ariko ngo aho u Rwanda rujya ni ahandi kandi ni ngombwa. Icyo dusaba abantu ni ukubyumva batyo bagakurikiza ibyiza byo kubana neza, bagakurikiza ubutabera n'amategeko tugomba kwisangamo. Abantu duharanira kubana neza kuko twese turi ibiremwa, turareshya, ntawe usumba undi mu burenganzira. Niko ubutabera bwacu bukwiriye kubidufashamo. Sinifuza ko ubutabera bwananirwa kuduha ibyo, hakagomba gukoreshwa ubundi buryo. Nta buryo bundi bukwiriye kuba bubusimbura ubutabera, ariko aho ubutabera butari budakoze ibindi birakorwa. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko hari abantu babuze ubutabera kurusha abandi, ibyo bikaba byaratumye havamo amateka y'Abanyarwanda bibuka buri gihe kandi ababaje.
yashimye Dr Faustin Nteziryayo wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga ku kazi keza n'abo bafatanyaga bakoze. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitille yavuze ko mu nshingano bahawe bazaharanira gutanga ubutabera mu gihe kuko ngo ubutinze ntibuba bukiri ubutabera. Yashimye Perezida wa Repubulika Paul Kagame wabahaye inshingano zo kuyobora urukiko rw'ikirenga n'urwego rw'ubucamanza. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa yavuze ko batazatatira icyizere bagiriwe n'umukuru w'igihugu. Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugubwe neza cyane. Indi sango y'amakuru iraza kubageraho mu masaha akurikira. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane byuzuyemo umunezero. Bayi.